Nguhaye ikaze kuri Menya Nibi Info, wahageze wiyoba. Nimba wigasiziyemo nkuzaniye inkuru nziza, icara hafi hano ubundi tubane. Reka nkubwire ko cyagihe wari warategereje, cyagihe mwari mwarategereje mushaka kumenya ese amanota y'amashuri yisumbuye azatangazwa ryari. Reka nkubwire ko itangazo ribaye rijya ahagaragara. Nkubwire ko itangazo nkuko mubireba kuri screen yanyu, itangazo rimaze iminota 41. Ndagushimira rero kandi wowe wabashije gukanda subscribe kuri Menya Nibi Info. Ngushimire rero nawe wamaze kuba wayikanda cyangwa se utarayikanda ugiye kuyikanda. Ndagushimiye. Iyi ni Menya Nibi Info, tukugezaho update zose by'umwihariko muri ibi bihe turi mu burezi. Reka nkubwire ko rero igihe cyanyacyo amanota y'amashuri yisumbuye cyangwa se itangazo rimajije kuba rijya hagaragara, ni itangazo ritangaza igihe amanota azasohokera, isaha, itariki ndetse n'umwaka. Ni itangazo rero ngiye kukugezaho aka kanya. Wowe icyo ngusaba no kubanza ugakanda subscribe, ubundi tukabana kuri uno muyoboro ukugezaho amakuru ndetse n'ibiganiro n'ibyegeranyo. Ni mu gihe rero kandi tugufitiye kugukorera video ikwereka y'uburyo bushya bwo kureba amanota mu mashuri yisumbuye umwaka wa gatandatu kubakoze, haba TVT, haba abarebu, haba bize TTC, mwese tubafitiye uburyo bushya tuzabereka bwo kureba amanota. Wowe cyusabwa no gukanda subscribe, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Ni itangazo rero NESA ibaye ishyira ahagaragara. Ni itangazo NESA ibaye ishyira ahagaragara, ryagiye hanze isaha 12:49. Nuno munsi saa 12:49 nibwo iri tangazo ryabaye rijya ahagaragara. Ikaba yarinyujije ku rukuta rwayo rwa X ariho NESA Rwanda. Ni itangazo rero ngiye kugusomera uko riri, ngiye kukubwira itariki, umunsi n'umwaka amanota azasohokeraho. Nari mubitegereje muri benshi cyane, ubusabe bwanyu twarabubonye, ariko noneho tubazaniye igihe cyanyacyo amanota azaba ajya ahagaragara. Reka noneho mbasomere iri tangazo ntaciye ku ruhande. Reka mbasomere iri tangazo ubundi noye gukomeza kubatinza, ariko icyo nkwisabira no kubanza ugakanda subscribe, ubundi ukadutera inkunga, ndetse nawe ukaba wifashije kubona amakuru agezweho ndetse n'ibiganiro n'ibyegeranyo bica kuri Menya Nibi Info. Reka rero nkusomere neza uko itangazo ryabaye risohoka rimeze. Reka umutwe w'itangazo ragira uti: itangazo ku itangazwa ry'amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri wa 2024-2025. Hejuru hariho Repubulika y'u Rwanda n'ikirango cy'igihugu, Minisiteri y'Uburezi, itangazo 29 Kanama 2025. Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A level, ababyeyi n'abafatanyabikorwa bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A level umwaka w'amashuri wa 2024-2025 azatangazwa ku wa mbere tariki ya mbere Nzeri 2025. Nongere mbisubiremo, azatangazwa ku wa mbere ku itariki ya mbere y'ukwa 9 2025. Isa nazo ndaje nzibabwira, ngira ngo ndakeka cyumvikanye igihe amanota azasohokera. Ni ku itariki ya mbere y'ukwa 9 cyangwa se ya mbere Nzeri cyangwa se ya mbere, sinzi ukuntu nabivuga, nimba nabibabwira no mu zindi ndimi, ariko ndakeka mwabyumvishije. Si ngombwa ngo nigore mbabwira no mu zindi ndimi, ndakeka mwese ikinyarwanda muracyumva. Ikinyarwanda ni ururimi rwacu rwadukujije. Noneho igihe amanota azabasohokera, isaha ni ku isaha y'isa 9 z'amanywa. Saa 9 z'amanywa ku wa mbere tariki ya mbere y'ukwa 9 2025. Mushobora kandi gukurikirana iki gikorwa munyuze ku rubuga rwa YouTube Minisiteri, cyangwa se mukazakurikira iki gikorwa hano kuri uno muyoboro, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza. Icyo ngusaba no gukanda subscribe, ngira ngo igihe cyumvikanye cyo kuzaba muri amanota yanyu, nabasezeranyije ko mukanya ndabaha video yo kureba amanota. Ni uburyo bushya NESA yabashije kuba yahindura, ngira ngo mwarabibonye ko ku ba senior 3 nta handi twabunyujije ubwo buryo, ni hano. Niyo mpamvu rero no muri urwo rwego na senior 6 nta handi ukwiye kujya kurebera atari hano. Ndagushimira rero we twabanye. Iyi ni Menya Nibi Info, update zose ni hano, nta handi wazisanga. Ubundi
ibintu bigakomeza kugenda neza. Ndaje ngukorere video rero yo kureba ayo manota mu buryo bushya, ntujye kure, kanda subscribe niyo tike, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Ndagushimiye rero we twabanye kuva video itangiye kugeza irangiye, ukomeze kugubwa neza. Nahamukanya kuri video yo kureba amanota.